dukeneye abantu rero batubwire, badushima aho tugeze, batwereka ko n'ahandi bizakunda, batwereka ko imbere ari heza. Ejo hanjye ni heza, ngomba kwihimbira ngo ejo hanjye ni heza, ni heza, ejo hanjye nzaba mwiza, ejo hanjye nzakomera, ejo hanjye nzagira abakwe beza, mfite abakobwa narabyaye, ejo hanjye urugo rwanjye ruzatera imbere yanjye cyane, ejo hanjye amatora ya reba azakomera ku rwego rw'isi, ejo hanjye nkatura ko ejo hanjye ari heza. Abamwe rero ngo nta kigenda, abo tubasezere twikonegite ku banyembaraga kugira ngo tugire imbaraga byiza. Hari abantu dutinda natwe, Joseph, wowe Yongwe, wewe batureba mu makote y'ibyo twabayemo, naho twabaye, naho twasangiye amandazi. Abo rero urabasezere, utangira ugendane n'abantu b'abahanga. Ni iby'amashimwe. Ndi umugabo w'abana 5 biga mu mashuri meza, yayandi ari mu gihugu ahenda, sibyo? Yayandi ari mu gihugu meza, sibyo? Ndi umugabo ndarya, urabibona ibintu byaciyemo. Twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi bacu ba Ishimwe TV, turabakunda cyane kandi turabishimira. Ndizera ko aho muri hose mudukurikiye ko ubuntu bw'umwami Yesu Kristo yuko bukibarinze, kandi yaba ufite n'ibibazo ndizera yuko intsinzi nta yindi ni ku musaraba. Reka uno mwanya tugezemo ni wa mwanya wo gutambutsa amashimwe ndetse no kumva ivugabutumwa ritandukanye. Abanshishikariza buri muntu wese uri ahatandukanye hirya no hino dukurikiye, mu buryo bwo kugira ngo tuye turushaho kubazanira ibyiza kandi birushisheho kubabera byiza bikabafasha. Reka nsabire umuntu wese udukurikiye abashe kuba yakora subscribe ubaye utarayikora, ndetse ugatanga na comment kugira ngo tuye turushaho gukora ibyiza kandi binyuze mu mucyo, ndetse na sharing usangize inshuti zawe, ndetse ntiwibagirwe no gukora like. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe twashatse umutumirwa ugiye kutubwira ku by'ijambo ry'Imana, ndetse akaduha n'ubuhamya butandukanye ku byo yagiye acamo, kugira ngo wowe ushobora kuba ufite ibibazo nyamaze we hari uburyo yabiciyemo, nyamaze ukaba wumva yuko nta yindi nzira, ariko intsinzi nta yindi ni ku musaraba. Reka rero tumuhe ikaze umutumirwa wacu, abanze yibwire abamukurikiye, ndetse ababwire ese ni muntu ki, ese uvuga butumwa akora iki. Tubahe ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Apotre Joseph Yongwe. Hanyuma ndayikaze abatwumva bari mu Rwanda, bari ahantu hatandukanye, tubabwira ngo Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ese kugira ngo abadukurikiye abashe kumenya ngo ese Apotre Yongwe aboneka hehe, ese ahagarariye irihe torero, kugira ngo udukurikiye nawe abashe kumva Apotre Yongwe ari we? Ndi umushumba wa matorero yitwa Horebu Holy Church mu Rwanda ndetse no mu mahanga, haraho twashinze amatorero. Nkaba ndi umugabo, mfite abana 5, hanyuma nkaba ntuye mu Rwanda. Nomero yanjye ya telefone ni 0788 54 11 18. Ibyo birahagije, ibindi umuntu yamamagara usobanuro nabwo burahari. Murakoze cyane, ariko twishimiye kubana namwe muri kino kiganiro. Rero reka twimbike tujye mu kiganiro. Nka Apotre Yongwe byanze bikunze hari aho umuntu aba yaravuye ndetse n'aho abageze, cyangwa se n'ubuzima aba yaraciyemo. Ndagira ngo mutunyiremo muri makeya ubuzima bwanyu kugira ngo mugere ku muhamagara Imana yabahaye. Se byatangiye bite, mwagiye muca mu buzima? Ubuzima kugira ngo umuntu agere ku muhamagaro wo gukorera Imana, icyambere umuntu aravuka akaba muzima, rangiza ukaba nakijijwe ndi umusore, nakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko gukizwa kwanjye kwaranguye kubera yuko natangiye gukora ibyaha mfite imyaka 12, mfungwa nk'urumogi, nk'ibiyobyabwenge, nk'ubitwamba mu buzima. Nza kuva iwacu aho navukaga nerekeza mu mujyi wa Butare, makorera ibyo byose. Hanyuma mva kuva mu mujyi wa Butare nerekeza mu mujyi wa Kigali. Ubuzima nabayemo biragoye, nuko busoma mu bitabo ndi gutegura mu minsi iri imbere, nzaba ndi kwandika ibitabo kugira ngo abantu bazajye babyisomera, ariko ni amateka akomeye. Nabaye muri uyu mujyi rero mu buzima bwose bushoboka bubaho, narafunzwe,
narakubiswe, naraye hanze, najyanywe, nafashwe mu mikwabu y'abasa nabi, nafashwe mu mikwabu y'abarara mu muhanda, nafashwe mu mikwabu y'abanywa ibiyobyabwenge, naraye za Rugori, najyanye Iwawa, nagiye Gitagata, nafunzwe muri kontineri Remera, nabayeho mu buzima bwose bubi. Ubwo buzima bwose bubi nabayemo nibwo nakuyemo izina bita Yongwe. Ubundi Yongwe bisobanura umwumbati wa Gitamisi. Nari umuntu urura wabayeho nabi, usuzugurwa n'umuntu wari we wese, mbese utakwifuzwa. Muri ubwo buzima nabaye mu muhanda, nanywe ibiyobyabwenge, naribye buzima bwose, ndi umujura, niba mu mujyi ndazwi, mbaho. Nakira Yesu rero, nge nakijijwe njya mu Gakinjiro hariya kuri ADPR, kwiba abakristo baje gusenga. Habirya abantu binjiraga mu rusengero, hanyuma nkabasopa mu mifuka, naro nkasopa mu mifuka, nkiba amashakoshe mu modoka, nkaborokora amamodoka. Nza gukizwa rero, nakira Yesu kuko umudiyakoni umwe yambonye uburyo nibaga, akajya mfata noneho yambona ku rusengero akakora protocole mfite mu ntoki. Nakira Yesu ndakizwa. Muri uko gukizwa mu gihe gitoya ntangira kubwiriza mu muhanda. Ibyo numvaga ibyo pastor avuga nanjye nkajya kubivuga mu muhanda. Impano yo kubwiriza inyadukaho gutyo, ndabwiriza mu muhanda, mu matagisi, Gikondo, Remera, Nyabugogo, Kimisagara, mu masoko. Mbumuvuga butumwa ugendana ingoma, numva mbikunze, ndirimba mu muhanda, hano za Biryogo ndabwiriza. Imana impano kugeza igihe nabwirije ninjiza abayisilamu benshi muri Kristo Yesu. Imana impano rero ntangira kumuvuga butumwa. Imana impano y'ubuhanuzi, Imana impano yo gukiza indwara, Imana impano yo gutegeka idigiri mini digirero. Wenda tutarakomeza wenda ngo tugiye wenda umaje kwakira agakiza, tube turi imbere yo utarakira agakiza. Watubwiye yuko watangiriye nyine mu mujyi wa Butare, ariko nyumuza kuza i Kigali. Ese ubwo buzima bwo kuva utaruzi Kigali watunyiramo muri makeya ukuntu urugendo rwa rumeze? urugendo hari abaje bahamagawe na bene wabo, hari n'abandi baje bapanze imodoka. Rero ndi mu baje nta muntu bazanye. Nariyakire nyine niyumva. Ubundi na kera ntarakizwa, na nkunda kubwirana ko nari mfite kwizera gukomeye, kuko numvise mu gitondo ntarakizwa, numvise ijwi rimbwira ngo Kigali. Mpita rero ngi Kigali. Muri uko kujya Kigali nahise niba mushiki wanjye 3,000 nzi Kigali rero mpura n'abantu bango bagiye Kigali. Magara ku muhanda numva abantu bango barateze bagiye Kigali. Nari mfite 3 ndabakurikira. Ngeze mu Ruhango batugiye wa mwana we, ngiye mu Ruhango. Aguce mu ijambo ubwo aho ni mu muhe mwaka? Biragoye. Urumva 3,000 urumva ari amafaranga menshi. Urumva ni kera icyo gihe kugera Kigali byari icyabiri. Urumva igihe bisi zaziraga icyabiri zivuye Butare, yari meshi. Urumva rero naje n'abantu nkurikiye abantu babango baje Kigali. Ngeze mu Ruhango batugiye ntingiye mu Ruhango. Ngeze mu Ruhango ntingiye Gitarama. Uko imigi yakurikiranaga Ruhango, Nyanza, Ruhango, bajya turavamo. Kugeza ubwo twageze Nyabugogo abo bantu ndabakurikirana. Aho baraye rero ku Gitega bancumbikira iminsi 2. Ku munsi wa gatatu rero baranyirukana. Banyirukanye rero ngisohoka mu minsi nk'itatu, mba nguye muri ambushi y'umukwabo w'abamayibobo n'abantu basa nabi mu mujyi. Nari nambaye ipataro nahawe n'umupastori twangamije wo muri ADPR, yari umugabo munini n'igishati kiwe. None rero nta mukandara nari nambaye, umukandara nari narafashe urabona ikiringiti kino nafashe ikiringiti kitorosho, nsaturaho ncomeka muri ya pataro. Nyisohoka mu Gitega rero mbamuye n'umukwabo w'abantu baba hasi mu mujyi, basa nabi mu mujyi. Nguko uko bantwaye bajya kugufunga, baramfunga 19 rero mba ndayiriye yo bafunza abamayibo abantu basa nabi. Mvuye muri 19 mba ndaje mu mujyi, nanone bamfatiye ku isoko
naho mba ndiyindi nukuro natangiye mfungwa mu mujyi bansohoka ronda kamirika bansohora nkiba mu makaritsiye urumva iyo urara hanze uriba mba muri ubwo buzima nyuma yo kwakira umwami Yesu rero nahise ndeka kwiba ndeka kunywa urumogi ariko nabwo mara igihe kinini cyane mbwiriza mu muhanda ntafite ahomba kubera yuko najyaga gucumbika nubwo abakristo najyaga gucumbika ku mukristo aturiya niyongwa ari hano mu mujyi kuko abantu bari banzerera ku isoko rya Nyarugenge niba gari tarajya Nyabugogo niba none abantu bose bati ni ryabandi nagendaga n'abana b'amabandi nyine bibaga babicikirije mu isoko nanjye ndi meze nka komanda wabo. None se mu gihe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ese warasengaga n'ubundi ese hari ahantu waba warumvaga ibintu bijyanye n'agakiza? N'umujura iyo agiye kwiba aravuga ati Mana umfashe ntibamfate. Buri muntu wese afite uko icyo uburyo yiyemera mu myuka akoreramwo agira Imana yiyambaza. Urumva rero ibyo ntabwo nari mbizi nyine agakiza nakabonye ngeze mu rusengero ndakizwa. Nyuma rero aho nari ngeze nyuma yo gukizwa nabwo nahuraga n'umuntu akambona nk'umujura akiruka najya kugira kugeza ubwo rero natangiye giye mbwiriza nkajya mbwiriza mu muhanda umujyi wose hafi yo kumenya ariko ndara hanze nijoro nkajya ahantu muri rugori nkaryama cyangwa mu ikanevu nkisasira igikarito n'ikindi kugeza ubwo navuye muri ubwo buzima nkodesha chamburete ya 7 rero nabyo biza kunanira kubyishyura ngeramwe amezi 7 nyiri rupangu ndamwibuka nayo yitwaga Yusufu nanjye nitwa Yosefu arambwira ngo shago nibuko nyiri rupangu anyirukana muri chamburete nari muri mwamezi 7 yarambwiye ati Yesu wawe nta kigenda na Bibiliya nta kigenda n'Imana wiri kuvuga mu muhanda nta kigenda nawe nta kigenda arambwira ati sohora utuntu twawe two mu nzu ndangije nsohora udutanda nari mfite n'utumatora turego subizayo twaranukaga twasaga nabi ubwo anyirukanye rero nabwo ndavuga n'ubu nari isumbukuruje ibintu byo gukodesha inzu nta buzima mfite ntangira kujya njya kwirarira mu rubingo mu Rwampara mu rubingo kwa Nyiranuma nkajya urumva hariho imikwabu yo gufata abantu barara hanze je nkajya kwirera mu rubingo kwa Nyiranuma cyangwa hariya mu Kigarama habaga igihuru ntirarira mu gihuru. Nyuma rero ariko nguma mbwiriza kugeza ubwo Imana yampaye impano noneho ishakishwa na buri muntu wese usengera ntangira nkajya njya mu cyumba najya mu cyumba nabona abantu basengera abarwayi nkatinyuka nanjye nkagenda nkarambika ibiganza aho umurwayi kugeza ubwo Imana yampaye impano yo gutinyuka no kubwiriza no gukiza indwara mu gihe gito abantu batangira gusakuza bambwira ati ngwino usengera umwana wanjye yarwaye yasaze ntanga ubuhamya naravugaga cyane mu muhanda mvuga Imana mvuza ingoma umuriro uraka. Ubu rero icyo twabwira abantu kamemo nuwo wanyurukanye muri chamburete namuha akazi agakeneye cyangwa namufasha akeneye ubufasha. Ikigora ni ukwakira Kristo Yesu ubundi agakiza gakora ibintu bitatu kadukuraho imivumo kakadukiza n'indwara zacu zose kakadukiza karandi imyaku n'inyatsi kakaduha imigisha. Naririmba rero imigisha yo mu gakiza kose nanjye narayihawe imigisha yo mu gakiza nanjye narayihawe rero nkimara kwihana ibyaha imbere y'umukiza Yesu ni kumuririmbye yaririmbye mu mashimwe rero nanjye mfite icyo nabwira abantu nutavuga hari ibimenyetso ushobora guhura n'umuntu kaba turiya muntu nubwo ntacyo avuga amashimwe arayafite. Nzi rero icyo twabwira abantu Bibiliya bango Imana irakenesha igakenura yuwe yaravuze mu ijambo yavuze ngo Imana yimana amazi agakama yayatanga akubika isi. Imana mva hari igihe ifunga imigisha ukayibura rwose ukayibura ukajyuse. Hari igihe nasengaga Imana nkagira ngo yagiye Dubai Imana yagiye mu Dubai yagiye mu Bushinwa ko ari abantu bajya bagatinda Imana yabinzi cyangwa yabitanze ariko nasenga nkumva ijwi rimbwira ngo nzaguha umugisha nzaguha umugisha ihangane nzaguha umugisha Joseph umukozi nzaguha umugisha. Ibihe ndimo rero ni iby'amashimwe ndi umugabo w'abana 5 biga mu mashuri meza yayandi ari mu gihugu ahenda sibyo yayandi ari mu gihugu meza sibyo ndi umugabo ndarya urabibona ibintu byaciyemo igini ryarapfuye umuvumo warapfuye Imana yahinde kandi ntabwo ari twe byahindutse gusa nabo tuvukana byarahindutse. Muri ayo mashimwe rero
na papa na mama yari afite imyaka 88, afite imyaka 88 na mama afite imyaka 99. Tuvuka hamwe bivuga bita kwa Makiriro de Bari mwene Miyeri, ahantu mu cyaro gusa. Nese amashimwe rutakuba waterura abasaza nk'abo kabazana mu mujyi wa Kigali bakarara hari amatara ukamenya ko bariye bakanywa. Ubwo surumva Imana yakoze ibitangaza. Ubundi iyo ufite ibyo kurya ukagira hurara, ukagira televiziyo abana bareba, ukagira imodoka kugendamo, ibindi by'amashimwe nibi. None sinanarwaye nta nubwo nzanarwara. Yesu yatwaye indwara zanjye kugira ngo ampe ubuzima. Yesu yatwaye imivumo yanjye kugira ngo ampe umugisha. Yesu yatwaye ubukene bwanjye kugira ngo ampe ubukire. Nizo confidence rero nkoreramo. Wenda ikintu nabazaho gatoya, urabona wenda hari abantu bashobora kumva yuko kwakira Yesu yuko wenda ashobora ko wenda yamera nkawe cyangwa se akazamuka nyine mu bijyanye n'ubutunzi bw'isi. Ese ntabwo umuntu ashobora kwakira Yesu cyangwa se akamubonekera ndetse akamuha n'izo mpano, ariko wenda akagira icyo amwima kijyanye n'ubutunzi bw'isi? Uwo ntabwo ari uko nizeye. Hari abigisha babwiriza abantu bati mukizwe muzajye mu ijuru, ntimukararikire iby'isi byababuza ijuru, byatuma murimbuka ntimwajya mu ijuru, ahubwo muhoze imitima yanyu kubiri mu ijuru. Handi ushobora gusanga umuntu yarigishije abakristo, hamwe wamubwira ko no kwambara neza akabyita ubwibone, gutunga telefone n'ubwibone. Wenda ntanga urugero, telefone zikiza abantu barazitinye bati ibyo bintu bya antikristo. WhatsApp zije ati katika jina la Yesu Kristo ati karabaye. Ubu mukristo wese pastor na diakoni byose twese turasapinga. Umukristo ntabwo dushobora kubwira abakristo abantu ko ngo Yesu Kristo ngo yaguha ngo iby'umwuka akakwima iby'umubiri, roho nzima mu mubiri muzima. Niba Yesu Kristo yapfuye ku bwacu, wumvise agakiza rero navuze ko gatanga ibintu bitatu: kadukura mu mivumo yiteka, kakaduha imigisha, kadukura mu rupfu, kakaduha ubugingo buhora, kadukiza indwara izarizo zose. Gukira mu Mana na mahame. Ukijijwe ukumva udakeneye inzu, uzajya mu ijuru ukodesha. Ukijijwe ukumva udakeneye gusa neza, umva uzambara uko ubonye uko ubonye, uzajya mu ijuru. Ariko mu Mana turaparangana. Ufite amafaranga uri umukiri, umwana ukamwigisha muri primaire isanzwe, azagera ni level y'iyo primaire wamwigishijemo. Nuparangana ukamujyana hejuru, aziyemenya igifaransa kuko yiga mu gifaransa. Mu Mana naho iyo twamenye Imana turisobanukirwa. Jewe rero narisobanukiwe. Yesu Kristo wanjye akiza indwara zose, akiza imivumo yose, akiza karandi yose, n'ibintu biri ku isi byose byaremwe ku bwanjye. Hoteli ziri kubakwa mu gihugu, ziri kubakwa kugira ngo nzajye kuzinyweramo kuko ndi umwana w'Imana. Ikaritsiye nziza leta iri gutegura zizubakwamo, ziri gutegurwa kugira ngo nzazubakwemo kuko ndi umwana w'Imana. Inganda ziri gukora amamodoka meza, bari gukora inganda kugira ngo nanjye nzagura inganda zitera imbere. Nibyo je nizeye. Yesu Kristo ngo hari icyo uvuze ngo ese umuntu Imana ntiyamuha agakiza ikamwima ibindi bintu, nibitwima se irabiha nyina, irabiha se, irabiha mubyara wayo, irayiha nyirarume, irabiha ibyaremwe byose byaremwe kuma mwitangiriro. Imana irema umucyo, irema isanzure, irema inyanja n'ibiyirimo byose, irangije irema umuntu kugira ngo uwo muntu abitegeke. Ibintu Imana yaremye ngo ntegeke tubibura gute? Nta Mwisirayeli n'umutaragiraga ihema. Buri wese kuko Mose yabwiraga Abisirayeli umuntu wese abamba ihema rye. Ihema ni inzu muri iki gihe mu Kinyarwanda. Umukristo wese akwiriye kugira inzu. Kutagira inzu na karengane. Ako karengane rero dukure kukavamo tukagira karengane. Umwisirayeli wese abeshi bagiraga icyo bitaga amagare. Cyangwa se za nyamaswa niba ari amapunda niba ari indogobe, wumvise zabafasha gutwara indogobe. Muri iyi minsi ni imodoka. Ibyo kubibona ni uburenganzira bwacu, ariko tutabirarikiye. Impamvu uri umunyamakuru wararike kuba ngo nzaba umunyamakuru, none wabaye umunyamakuru udafite action plan yaho ushaka kujya, y'ibyo ushaka gukora ntabyo uzakora. Hari umupastor jawe yagoge ndi pastoro, ibindi ntibindeba, nzabwiriza ntibindeba, nzajya mu ijuru, bana banje turabakozi b'Imana, ibindi ntibitureba.
confidence mu kintu, kurwana. Pawulo avuga ngo ndakubitana ibipfusi simusha, ndashaka gufata icyo Kristo yamfatiye. Icyo Yesu yafatiye Pawulo ntabwo ari ubugingo gusa, wumvise, ni imigisha ibonekerwa muri Kristo Yesu ariko iherekejwe n'ubugingo. Ibyo ku isi nabyo turabikeneye, ahubwo ntibikwiriye kudutegeka ngo bitubuze ubugingo. Wenda ndakumuraho nyine hari abantu usanga akenshi akavuga ati nge nzasenga, akumva yuko nyine ariho hari umugisha we, akirengagiza nyine ibindi binagomba gukora bigomba gutunga umurimo, bigomba gutunga umuryango cyangwa se n'umubiri we. Ariko nagira ngo abo bantu ugira ubutumwa ubaha nk'uko wari umaze kubivuga. Niba umuntu avuga ati ngiye ngomba gusenga akabyukira mu byumba buri munsi, akumva yuko ariko kazi kakumva ko ibindi byose Imana izayimuha bitavuye mu gukora cyangwa se muri kwa guharanira gushaka kugira icyo ageraho, ese abo bantu bababwira iki? Nibyo navuze, gusenga wakagombye gusenga ufite ibyo usengera. Merutse kubaza umuntu, ndamubaza nti ugiye kubona ufunguye urugi rwawe ukabona Imana, ukuye hirya ufunguye ukabona Imana ihagaze imbere y'umuryango ikakubwira ngo nsaba ibintu birindwi, wayibwira iki? Ngo aravuga ngo na ku buryo yarinze nk'iminota 10 ishira wumva nta kintu abona yabwira Imana. N'urugero nguhaye, ariko jewe mfunguye urugi nkabona Imana ihagaze imbere ikambira ngo Joseph umwana wanjye nsaba, ni pa ndabigendana. Ibyo nasaba Imana ndabigendana, bindimwo. Mbere na mbere yo kugira ngo hari uko bajya ngo kugira ngo inkoko ibike isake ibanza kubyiyumvamo. Mbere yo kugira ngo wubake inzu ubanza kumva ko ugomba kuyubaka. Mbere yo kugira ngo ukore ubukwe uri umujeni ubanza kuvuga ati jewe kabisa nzambara ikote nzaryambara, umukobwa ubukwe nzabukora, ukumva ko nta kintu na kimwe cyabibuza. Niba usenga banza ugira ibintu twita. Ngiye gushinga itorero, gutangira itorero, najyaga mbwiriza mu Gakinjiro nkabwira abantu ngo ndatwite, n'ubundi atwite ngiye kubyara we. Abantu batari ku ikintu atwite, numvaga ngiye kubyara hori cacu. Banza utwite ikintu ujye no kugisengera. Iyo ngiye kugisenya mfite ikintu natwise nkajya kugisengera. So gusenga kuko ari ugusenga, njya gusenga mfite ibyo nsengera. Iyo nafite ibyo nsengera sinsenga. Wenda twise tunakomozaho ujya gutangira itorero Horebu Church, ese wumvaga muri wowe ufite icyifuzo cy'uko ugomba kuzashinga itorero cyangwa se n'umwuka w'Imana waje nyuma ariko utarabiteganyaga? Ibyo Imana yabimbwiye kera. Twe dukora iby'Imana iba yaratubwiye. Yabimbwiye kera muri 2003, hanyuma nditangira muri 2010. Urumva nisezerano nari imaranye imyaka 7 mfite aho byanditse. N'ibindi rero tubwira abantu Imana izakora dufite aho byanditse. Ni ibintu bigenda bisohora, ukabitwita, ukajya mu misozi ukabisengera, ukiriza ubusa, ukaba ufite imenyetso bifatika by'uko Imana yabivuze, yaragize kazanabishyira mu bikorwa. Wenda ikindi kintu twakomozaho, urabona tuvuga ko turi mu bihe by'imperuka niko Bibiliya itwereka, kandi tugenda twumva ko Bibiliya ivuga ko mu minsi y'imperuka nyine hazaza abantu bavuga nyine Yesu Kristo batandukanye ari benshi, ariko kuvuga ko amatorero nyine atandukanye menshi. Ese mwebwe icyo kintu mu kivugaho cyo kugira ngo mumara abantu impungenge, ese ntago twawenda turi kugira ngo ari twebwe wenda turi kwihutisha gusohora kw'imperuka? Gusohora kw'imperuka nta wihutisha gusohora kw'imperuka. Ubundi umuntu yihutisha ikintu azi. Yesu yavuze ko ntawuzi umunsi cyangwa igihe, ahubwo yavuze ibimenyetso. Mu bimenyetso rero yavuze ko hazabaho amadini menshi, nta nubwo kiriya kiragira ngo hazabaho amadini menshi. Amadini ntabwo araba menshi kuko bikiriho cyinshi twabwira abantu n'utubari. Ubaza utubari turi muri Kigali ukabara n'amadini ari muri Kigali, rwose uraza gusanga amadini ntayahari. Utubari ni twishe. Niba utubari ari twishe abantu banyweramo, hakwiriye kubaho n'amadini menshi. Abantu bagasenga, ariko ya madini nayo akagira umurongo umwe. Leta yacu ubumwe bw'Abanyarwanda bati ibintu byose bigere ku murongo. Ntabwo rero twebwe twihutisha umunsi w'imperuka, kuko ntabwo turarikiye imperuka, ahubwo turarikiye kuzajya mu ijuru. Kandi n'imperuka itaraza, reka tubwire abantu ubwo n'urupfu rutungura umuntu rukamutwara.
ahubwo dushishikariza abantu kugaruka kwa Yesu Kristo, umuntu wese ahore yiteguye ahari. Wenda duse nk'abava wenda mu buzima bwawe wenda busanzwe bwite, tugenda twusanga berekera ku musozo, ese nk'ubutumwa weho uha abadukurikiye, cyangwa se hari umuntu ushobora kuba ari mu bibazo cyangwa nk'uko watubwiye hari ibibazo wagiye uvamo, hari uzi waciye mu kuba mu muhanda, warafunzwe, wagize ute, ariko bashobora kuba ari umuntu ubu ngubu ufite ibibazo avuga ati uri mu bibazo nk'ibyo, akumva yuko bidashoboka yuko yabivamo, ese ni ihe nama wamugira aramutse adukurikiye na afite ibyo bibazo nk'ibyo agiye ucamo, ni ihe nama wamugira? Jewe ikintu ndi gufasha abantu muri ino minsi, ndi gufasha umuntu wese unyumvise kumukorera deliverance. Nkeka nanabizwiho cyane muri uno munsi ku mateleviziyo atandukanye, ndi kubwira abantu ijambo rivuga ngo I dig rimini dig. I dig rimini dig ni ijambo Imana yampaye ndi mu masengesho. Imana irambira ngo impaye ububasha. I dig rimini dig ni ijambo ngo gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kuzuka ni nonaha, kwisobanukirwa ukamenya icyo uri cyo mu Mana. Aho ngeze naho nzagera nzabiterwa nuko namenye icyo ndicyo rero. Intare ibyara intare, imbogo ibyara imbogo, Imana ibyara Imana. Mu bwami bw'Imana ndi iki? Ndi umwe mu bavuga buri kijyana. Ndi umuministiri muri ministeri y'Imana. Hari ibintu ntasaba naherewe uburenganzira ntegeka. Bimwe twavuze, kubaka urugo, kubona umugabo ni uburenganzira bwawe. Imana yaremye ikigabire mu kigore. Gucuruza ukunguka ni uburenganzira bwawe. Kubona akazi warize ntiwize kugira ngo ubike. Hari ibintu rero birwanya umuntu, hari icyo bita karande. Karande ni abantu bicaye wowe utarabaho na so atarabaho, baraterekera, bararabandwa, basenga imana zitari Imana, bashyiraho amahame n'amabwiriza. Batabana iwacu bazige ariko ntibazatera imbere. Uzajya mu mahanga ntazigera agira amahoro. Tuzabyare igitsina kimwe. Abakobwa baradusuzuwe tuzabyara abahungu gusa. Abahungu baradusuzuwe tuzabyara abakobwa. Ugasanga harimo ibindi bikurikirana abantu. Nyoko yapfuye ari umukene nawe ugapfura umukene. Iwanyu bapfu ni imiryango yishwe n'inzoga namwe zarakwije. Iwanyu havuka abantu, ntawe ukora ubukwe, ntawe urongorwa, ntawe ugira gute. Uzamutse ahita apfa cyangwa akarwara indwara y'ibisazi. Iwanyu niho habyara abana bamugaye n'ibindi. Ibyo bintu babyita karande. Karande ni umwuka uba waratsikamiye umuryango uwubuza gutera imbere. Icyambere abantu batwumvise nibemere ko mu miryango yabo hari za karande, baze tubakorere deliverance. I dig rimini dig. Gukira ni nonaha, kubohoka ni nonaha, kuzuka ni nonaha. Icya gatatu, cya kabiri, umuntu ushaka kugukorera deliverance ni umuntu wahawe imbaraga zo gukora deliverance. Twese turaba pastoro ariko ntitwasigiye bimwe. Hari uwasigiwe gusenga, hari uwasigiye kubwiriza, hari uwasigiye guhanura, hari n'uwasigiye kuba umushumba ushumbye itorero. Je nahawe impano yihariye yo gukorera umuntu deliverance. Umuntu wese nkoreye deliverance ubuzima bwe burahinduka kuko Imana yampaye imbaraga zo kubikora. Umuvumo rero ni ikintu twirukana. Abantu bemere ko bafite imivumo yo kudatera imbere. Abantu bemere ko bari mu buzima bwa boroke, ibintu byabo biborotse, tubiboroko. Uwo dushobora gufasha rero ni uwemeye ko arwaye. Ugiye kwa muganga, dogitera kubira ngo kuramo ishati ugakuramo, kuramo ipantaro ugakuramo, ryama ku gatanda ukaryama ku gatanda, ukemera akakuvura. Umuntu ataremera ko afite ikibazo ntabwo yabona igisubizo. Dukorera abantu rero deliverance batwumvise. I dig rimini dig. Muri diaspora mu bihugu bitandukanye. Nomero yanjye nayibaye ni 0788541118. Ikindi umuntu ushaka kugukorera deliverance ni umuntu wazamutse. Hari ibintu uzasengera iminsi 7, ubisengera iminsi 10, ujye mu butayu no mu bubu. Ariko je kuko nabisengeye nimbitegeka ko kanya bita bikurwaho ntabwo nsaba mu Mana naraha. Twese twamenye Imana ariko turutana mu mwuka bitewe n'amasengesho dusenga, bitewe na confidence dufite, bitewe no gusobanukirwa ibyanditswe byera. Njya mbwira abantu je ntabwo nsaba imbaraga zo gusengera abarwayi, narazihawe. Nta nubwo iyo ngiye kwirukana dayimoni mbwira Imana ngo Mana ndaguhendahenze dayimoni ivamo. Oya, nzico nabwiye, nzi byanditswe byera, ni mugende mwirukana abadayimoni mukiza abarwayi mu izina rya. Ahubwo iyo ntabikoze ntanga yihera po mu Mana ni ukumenya sikari ugezemo yo kwizera, sikari ngezemo yo kwizera. Ni yandi ya ba Petero na ba Yohana, ikirema kibabwira ngo nsaba
kibatumbere baratubwira ngo ati dutumbere kibwira ko bagiye gukora mu mafaranga ariko bagihe icyo dufite hari ikintu kiturimo batarangura Dubai batarangura mu Bushinwa ahubwo iki turimo ni imbaraga z'ijambo ry'Imana izi mbaraga rero zibwira ingumba kubyara ikabyara mfite ubuhanga bw'abagore 10 bagiye babyara nuwe hari uwo ngiye gusengera muri aka kanya umaze kumbwira ati maze imyaka myinshi ndabyaye nziko mu kanya ngiye kubasengera bakabyara mu Mana nugutegeka kwizera ukamenya Imana neza warangiza ugategeka ari jambo bakunze gukoresha deliverance ndagira ngo ukuri aha umuntu ushaka kuba dukurikira reka atazi usobanura bwabyo ese nukubohoka deliverance nukubohoka nuguca nkunda kubisobanura nuguca ikiraro cy'imivumo ikomoka aho wavukiye naho wavutse n'ibyagukurikiranaga tugacikiraho akajya yose wayigeze gusenga abanga umuntu uzongera kubaka ahantu hasenyutse azapfe cyangwa azapfusha umwana w'imvura nuguca ikiraro cy'imivumo yaguteraga ikomoka iwabo waso ni wawonyo hagashyirwaho n'amahame yuko uzongera kugambira kukoherereza niba ari imandwa niba ari amagini niba ari ibyo bakuruka ko azapfa azize wowe waje deliverance nukugira gute nukurandura insina mu butaka bubi ukayitera mu bundi butaka vuga ikinyarwanda cyumvikana kurandura insina ya nsina yanze kwana ya indi yariwe ukayirandurana n'inguru yayo ukajya kuyitera mu bundi butaka nugukura umuntu mu butaka yavukiyemo budafite amahirwe burimo umuvumo burimo karande burimo kudatera imbere badashaka batabyara burimo amarira n'igisuzuguro ukamutera mu bundi butaka akicara kaneze akarya kumigisha onekerwa muri Kristo Yesu. Tugana ku musozo katuguhe umwanya mutoya ugira ubutumwa uha ku bantu ubutumwa ubutumwa tubwira abantu nukubabwira ko bakwiriye kubohoka mu Mana umuntu wese ararwana ugomba kurwana nujya imbere y'Imana ukayibwiza ukuri nukuri zakwibigeye abantu nibige gukoresha akanwa kabo je nkoresha akanwa kaje akanwa karema gute Jeyo mbyutse mu gitondo ndema ibintu isengesho sera ngo nzakomera nzagera kure nta gufwa ryanjye rizavunika sinzajya mu nzu y'imbohe sinzakena Yesu yatwaye ubukene bwanjye sinzarwara Yesu yatwaye indwara zanjye ibiri ku isi byose Imana yarayimeye kugira ngo mbirye mbituremo mbitegekemo ndi umukozi w'Imana ibyo nkabyiyaturaho ntabwo nirwa bango Mana ndika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo ryaranditswe ndabyizeye mu Mana nukumenya capacity y'ubushobozi mfite hari ibintu utakwakira kuko utame nibige gukoresha akanwa ka ngo nta kigenda iri kindi nabwira abantu kwitandukanya n'abantu badafite icyo bakumari ukiranwa n'abantu bigangira kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu barakungura iki urunguka amaganya nawe ukiranwa n'abavuga amagambo ateye isona kunaniza kujya kuwa gatandatu oya hari abantu tudashobora kwicarana twahura mbasengera babohoka ariko nta n'ikindi nabakuraho capacity y'ibyo bavuga ntabwo binyumwe n'abantu banyibutsa ko kera nitwaga Yongwe nabanyibutsa ko twasangiye amandazi n'ibirayi nabanyibutsa ko twabanye n'abantu bambira ko nta kigenda natwe nuko turapfuye birashize Kigali byanze ye baba abo ngabo ntabwo tukigendana nyeneye kugendana n'abantu bafite amakuru narumva bavuga ibya business kuko ntabizi nziho bike bavuga iby'iterambere bavuga andi magambo akomeye mu mwuka atuma nanjye nizera mu mwuka bavuga ibintu byo kwizera bihambaye kugira ngo nanjye nizere bihambaye bambwira ko ndi umuntu w'umugabo merutse guhura n'umugabo ahantu asanga nicaye ahantu arambwira ati Joseph ndagukunda cyane ati ndagukunda cyane ati ibintu uvuga birangoye nibaguhe fanta wenda ngo nibaguhe African tea arakomeza ati Joseph ati bira naragukurikiye sinshobora kuryama nagukurikiye ati ndakumva ndagukunda cyane nibaguhe steak bamukorera steak iryoshye tuguma ari kumbwira ibintu byiza hari abantu dutinda natwe Joseph wowe Yongwe wewe batureba mu makote y'ibyo twabayemo naho twabaye naho twasangiye amandazi abo rero urabasezere utangira ugendane n'abantu babahanga kugira ngo
bakwanduza ubuhanga, utangire ugendane n'abantu bizera kugira ngo bakwanduze kwizera, utangire ugendane n'abantu bavuga ibikomeye kugira ngo bakwanduze ibikomeye, utangire ugendane n'abantu basenga biyirije ubusa bakwanduze kwiyiriza ubusa, utangire ugendane n'abantu bavuga ibyanditswe byera bakwanduze gusoma Bibiliya, utangire ugendane n'abantu bahanura bakwanduze guhanura, utangire ugendane n'abacuruzi bakwanduze business, pana kwirirwa ugendana n'abantu umuntu asa naho yiriwe, umuntu asa naho yiriwe, wiriranwe n'abacuruza amakarusa n'amakara bakubonaho ikimenyetso, wiriranwe n'abacuruza ifu unuka ifu ubugari bw'igitarama, wiriranwe n'abanyamagambo umenya amagambo, wiriranwe n'abakunda umupira umenya barutahizamu ku migabane yose y'isi, wiriranwe n'abanyamoko bagushyiramo amoko yataye garanti, wiriranwe n'abafite ubugome bakwigisha ubugome. Hindura, ikonegite ku banyamavuta ugira amavuta, ikonegite ku banyamwuka ugira umwuka, ikonegite ku bahanuzi uhanure, ikonegite ku bantu bizera ize bakwanduze kwizera. Hari ahantu twikonegise muri Kristo Yesu, natwe abantu niba kutwikonegiteho tubazamure. Hari abo twazamuye bari kugira imigisha muri Kristo Yesu, hari n'abandi ngurumva nubasari ngurumva ngo buriya Joseph, ngo buriya Apotre Joseph, ngo buriya yo ngurumva. Perezida wacu yavuze ijambo rikomeye ngo wikumve ibyo abantu bavuga, ngo ahubwo kora gusa urebe kuri gutera imbere. Dukeneye abantu rero batubwire, badushima aho tugeze, batwereka ko n'ahandi bizakunda, batwereka ko imbere ari heza. Ejo hanjye ni heza, ngomba kwihimbirira ngo ejo hanjye ni heza, ejo hanjye nzaba mwiza, ejo hanjye nzakomera, ejo hanjye nzagira abakwe beza, mfite abakobwa narabyaye, ejo hanjye urugo rwanjye ruzatera imbere yanjye cyane, ejo hanjye amatora ya reba azakomera ku rwego rw'isi, ejo hanjye nkatura ko ejo hanjye ari heza. Abamwe rero ngo nta kigenda, abo tubasezere twikonegite ku banyembaraga kugira ngo tugire imbaraga. Tusanga turasoje, ariko kugira ngo abadukurikiye, hari umuntu ushobora kuba adukurikiye ariko ayibaza ati se niye nakuri itorero rya Horebu, mwatubwira amatorero mufite mu Rwanda n'aho aherereye kugira ngo bazagira abantu babasha kuyagana. Icyambere, uwo muntu ukeneye ko aderese yanjye twamuhaye nomero ya telefone, nomero ya telefone twamuhaye niyo ababishinzwe bagomba kumuyobora. Biroroshye rero umuntu wese yashaka gusenga, nubwo muri iki gihe turi mu gihe cya COVID-19 nyine insengero zimwe zifunze, ariko umuntu dufite hamwe abantu bagenda basenga twamufasha. Reka ahubwo dusenge Imana, dusengere umuntu uguye agacuho, unaniwe mu mutwe, unaniwe mu bitekerezo deliverance, araza gukomeza duhamagara kuri 0788 541118. Ariko umuntu dufasha n'umuntu we atigiye naragoswe, nanjye sinzi umwuka wansikamiye ngwana nawe. Uwa kabiri ni umuntu wumva ibyo tumubwira, burya na teacher wa mate utamwemera utamukunda ntiwatsinda mate. Babanze bakunda Imana, natwe badukunde ko turi abakozi b'Imana. Yesu yavuje ijambo rikomeye muri Yohana ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, buri utizeye umuhanuzi. Ngoma za 2:20 n'umurongo wa 20 haragira hati mwizere Imana n'abahanuzi bayo. Abantu nibizere ko turi abakozi b'Imana, bizere Imana, bizere ko turi abakozi b'Imana, kandi abantu boye kwigeragereza. Hari ijambo abantu bakoresha ngo natwe twigererayo, ngo umwenda ukingirije hera watabutsemo kabiri. Imana ne gutabukamo kabiri, umuntu wese arasenga Imana iramwumva, ariko mu mwuka hari icyo uturusha, hari icyo turushanya, hari capacity z'ubushobozi Imana ihagacira kanwa k'abakozi bayo. Kandi mbere yuko Imana yumva abantu, ibanza kumva babandi yasigiye kuyobora za ministeri yayo. Numva rero nicyo twabwira abantu, reka tubwire abantu bakomeze baduhamagare, tubafashe, tubasengere. Nyagasani Imana iri mu ijuru, mu izina rya Yesu, I dig
I cons God in body in holy God live repos in ad body in holy. Mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo turacagagura inyatsi na karande, turacagagura imivumo yose, umwuka wo kudatera imbere, umwuka w'uburwayi uri kuri uyu muntu, umwuka w'ubumuga, umwuka wo kutabyara, umwuka wo kutarongorwa, umwuka wo gukora umuntu ntatera imbere, turawucyashye mu izina rya Yesu. Imigisha muri Kristo Yesu, haleluya, yose abantu nibayakire. Iyo umuntu amaze gukizwa akavuka ubwa kabiri, arakira ntabwo ahomba, atera imbere ntasubira inyuma, arazamuka ntabwo amanuka. Ndatura kuzamuka, ndatura gutera imbere, ndatura gusohora kw'amasezerano mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Bakunzi ba Ishimwe TV, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mumfashe dushimire Apotre Yongwe kubw'ubutumwa bwiza atugejejeho. Imana imumugisha. Namwe kandi bakunzi bacu turabashimiye uburyo mugenda mutwereka yuko mutwitayeho, tubabwira yuko mugomba gukora subscribe ndetse mugatanga comment na share kugira ngo turusheho kubakorera ibyiza, turusheho no kwamamaza Yesu Kristo umwami n'umukiza, n'abataramumenya nabo babashe kumumenya. Mwese Imana ho mugisha mu izina rya Yesu. Amen.